Shiva. Oui. Tubona byari mukuru bahunga vuba. Abana ni babashuti bamuza baturutse hirya. Reka nzembe ko mbitaho. Nasi bari kutamungabanyiriza umwana. Bari kubwo n'abashuti benyine. Matineza yitiko. Nafite tubereye twisi. Yo munusha yitwa Kamasa. Tesha umwana wanjye bise ukita kuri business zanjye. Bise uno bantu bose bakora kuri umusatsi utwo tukoze tukanijyana. Uba ubyo. Mesut sen onde butameze neza nari nje mfite amakuru nshaka kukubwira ajya gutuganire none ndabona sinzi ukuntu umeze kubaye iki habaye iki sikona nta murare nta courage nta Mami. Nshaka kubaza Kamasa ni muntu ki kuri wowe? No mami. Nasi mami kutunguwe. Mana ahubwo wowe Kamasa umuzi ute? Uriya amahirwe nagize mu buzima bwanje kabisa. Uriya kugira umukobwa mwiza nkawe wagakaraka kayito. Niko abanyarwanda baza bavuga. Nimfa mu Imana mbakanye iyo ndeba bumviye neza. Ariko kuntu Uza kubanyita ariko zambaba. Mubuzi uzambabari. Oh, hajya uyu Esther, ufite umushuti mwiza na Esther nawe ntakibazo kabisa. Ako mo. Uburi munseka watebaga ni mama wawe cyangwa twajya guhumura wanje. Ibintu barabisetsa nyine ari je nshimisha. Ndabe. Ubona nyine ndi nk'umuntu wagashuti kawe. Rimwe na rimwe nyine musanza. Nanjye ibyo ndabikunda. Uzi cyagera nabaye shoke. Nari ngiye hari umuntu nari ngiye kubwira nawe urabizi numva umeze nka sinzi. Ngiye kugaruka Kamasa. Kamasa rero nakwingingaga ngo urekere kumwita tonto Kamasa ahubwo umwite dadi ufate nka dadi uzi ko nagukunda Kamasa ni dadi ufate nka dadi umve ko ari papa wawe ibintu byose bishoboka agufite gahunda nziza uzime yatuvuga tuburyo kubwira papa ni byiza Nise kamubaza Kamasa yaba ariwe papa umbyara
iki ni igiti bashyiramo amafaranga Ngewe mbabari ntabwo ndi hano kuguha amafaranga pana njye ndi hano kiguhe urukundo amour cyangwa yize ngo ni bya biraya mwirirwa muhehengaho n'umugabo wanjye ntabwo ari umuti bashyiramo amafaranga genda tuje kabisa wazumvise inshuti z'ubusheri mbabarire kabisa ntabwo bana nije kabisa ko ugize impungenge ko oya twaganira hari ibidasanzwe kabisa ntaza kukumenaho iyi ariko nzoga inshuti yawe izi kuganira kabisa abakobwa bo mu Rwanda abakobwa bo mu Rwanda cyo kwibambaza ku ngugu oya twapfa ibyo bintu Esther niganiriraga oya natwe twagiye twabona ko uri kuganira use gutera ebrag ifaranga kabisa niko nazo kabisa niko na pesa naringize ngo niba undi ukora kuchokezo nangize ni mchoma nangize kuzaniye ko mana ngibo nazanya ibikapu so meze neza gake shirana ni wari kama cyo ndaza gatumiza kwara kayo burya bwose kibenga uwo mugabo ni iriya ni sheri wa Esther nuko bansabye ko dusangira agafanta baby burya bwose iki se kandi ibintu ni ukunshinga numbwira ngo ni iki sheri ambiance nura mugabo mbonye sheri ntundwazure guma ibag hanyuma ndaza kumenya ariko sheri nongera umwana inzoga yawe n'umwana ariko biratangaje ugiye kumbeshya undusha genda n'umujinya witekerezo hanyuma yaburetse gato ni ngiwe igihe cyane kumbeshyira undusha genda ufate n'umujinya igihe utekereza mbese sheri hanyuma ndaza kuvugisha Esther ntabwo umuzi wajya kuye Esther ntabwo umuzi Esther ntabwo ari kimwe cy'undi nimba ari kumwe na sheri we bakambwira ngo dusangire fanta nikosa nikosa mana yanjye umuntu ngire kuba mukunda yenda gusa ajya agira ngo umwana namwinginga nakushije ese ubundi kaba ndenganya twakorera amafaranga yo gukemura ibibazo bye n'ibyanjye mana we noneho ndasaba imbabazi ndetse nyine wakoze kunsura byiza cyane sheri nabikunze byari byiza yo gukunda sibyo ariko nyine mumuhaye cyane yabikunda cyane urabizi yabikunda cyane njye musura nzarara ikibazo byiza ko tuzarare ariko kubera ko mama wawe nsanzwe nza hano urabizi tubizi nzana ariko nza mu kazi mama wawe urumva kuba narara nakabifata neza ariko ni umwana mwiza Imana yakuremye yaguha ubwiza bwishimye bawe nta kwitukuza ntaki umusatsi natire uzi nibyo nkunda cyane cyane bikunda cyane shaka rero ndi kumva ikintu cyitwa imbwa hano sinzi nyine ni imbwa kumva zatangiye kuvuga kandi bwangije tinyuka shaka zitinya kwereka ntahe iri mu rugo samusezere rwose mbasha kugenda ushobora koze cyane kandi ndagukunda cyane ariko sha ubu ngo ni ugutegereza ngo muza kubafungurira muri mwe nta muntu uzi gufungura urabizi ngo ni ugukoresha amenyo wagira ngo amenyo ntabwo muba muzi agaciro kayo
ubuse murumva muracyakomeza gushaka ubwo no gutegereza ngo ntimugire ikibazo rwose ni muhamagare mwebwe babahe gusa nta kibazo nanjye mba nzi ko nagerageje yego Kevin ndakumva ntabwo nemera nka bose wacu do bose nyamara wadutaye bose rega n'ubundi wadutaye ariko ni ibintu bisanzwe none se ntuzi ko mbakorera umunsi nkabahamagara none we twemera kuva kera buriya rero namwe muba mugomba kubyibuka mukabitekerezaho mukareba nk'ibi ngibi nyine niba muza ahangaha mukarya inkoko umuntu akahitamo icyo arya mukanywa nk'uko nyine mba mbafitiye ikindi mu buzima si uko abantu babura amakosa ndayo uburyo ndimo ntekereza rwose gutya wajya akantu kameze neza kaba kameze neza iyo wundi uyu munsi nzaba ndaje bose bakafashe mu kazi ariko akakanda badukoreye nta kantu keza kabiri mugusaba yabizirikanye ko tumeze cyaka cyacu tuvana kuri kariya kazi bose n'ubutaha uzatugaruka rero munkundire mutege amatwi ntabwo nshaka wa muntu umvugiramo kandi ikintu ndi bubaze nkeneye igisubizo kuri mwembe niyo mpamvu nabahamagaye hano bose turakiguha nta magambo menshi nshaka igisubizo kibavaho kandi cy'ukuri nta kumbeshya kurimo rwose ibisubizo ko ibyo tuba dushaka kuri tele no mu kazi ibisubizo nabyo ibibazo nibyo byabuze ngo tubikemure buri munsi turakemura deni nabyo arya wowe uza mu kazi ntabwo ari igihe waguhaye akazi ninde wundi nirahira amatelefoni muyareke ntabwo ari igihe waguhaye akazi bose niba akaduhaye mbere y'uko dukorana ubuzima wari ubayeho ntabwo ubuzi rero ndi kwibaza ikintu kimwe muri iyi minsi ibintu byarahindutse kuri mabuja kandi hariya niho dukura icyo kurya twese mu buryo bugomba kuba butandukanye kandi mukabyakira ndashaka kumenya ni gute ushobora gusezerana na mabuja ibyo tugomba kugeraho najya kumureba nkasanga yabihinduye tukajya gusura amazu ndi kumwe nawe agashima nta kibazo gihari akanyemerera uburyo tugomba gukoresha amafaranga mu buryo bukurikiyeho najya kumureba agiye ubwanjye nkasanga ibintu byahindukiye mu nzira nshaka kumenya ari wowe ari nawe cyangwa se nkamenya niba hari undi muntu muri gukorana nawe mpereza nta kindi ngusabye nawe mpereza yawe ndashaka kumenya rero ninde muntu ushyira amakuru mabuja ku buryo amfatira ibyemezo ninde muntu uvugana na mabuja mu ibanga nicyo ngicyo nshaka kumenya bose ntabwo njye mvugana na mabuja ngiye raporo zose nzi kunyuzaho nawe ukazimushyitsaho kandi urabizi ko ibintu bikora ku gihe nta kintu pe nzi kuri ayo makuru n'ibintu bidasanzwe ni bwa mbere byumvise ibyo mbwiye ni ukuri pe wowe muhire iby'inzoga bubiretse banza usubize wanyoye kandi n'ubundi ugakomeza uzina ariko bose hari ukuntu abantu bahinduka byatewe n'uburyo baba barimo ariko nta muntu uvugana nawe hano ndabizi ko nta muntu uvugana nawe ashobora kuba yarahindutse ku bw'imibereho abayeho n'ibiki byose ariko nta muntu wabimubwira kandi guhinduka ni ibisanzwe ku muntu wese bibaho ariko nta muntu ujya uvugana nawe kandi turabikwemereye kandi uranabizi nawe tukubwiza n'ukuri ibyo mbwira ni ukuri bose ni ukuri ijana ku ijana telefone yawe se iyi akira kura mu rufunguzo ubu ukuyemo urufunguzo
Okay. Kuramo nawe. Ntibigaragara ko ntiwambwiye ko utavugana na mabuja. Ibi ni biki ngambwira sobanurira ibi bintu byihuse kandi ibi bintu urabigiraho ingaruka. Ahantu igihe twavuganye ni cyagiye twari kumwe uri bukamamagara turi ku ishansi yo kwa Yohana kwa John wa musaza umwe mu gikoni yari mamagara igihe banza telefone yawe wari watwaye telefone aramamagara kumbaza icyo gihe twavuganye urebe itariki basanga ziburana wa munsi nejo buri kandi twavuganye hari ndabyuka umbwira ngo nicyo gihe twavuganye nacyo cyonyine niyo cyo yonyine pe kigaragara burana ringuketse oya boss nuko bimeze ega ntabwo twakuvamo mbese natwo twariye oya ibi ngibi nta busobanuro ntabwo nubwo bigaragara yuko mbonye ko nta gihamya gihari bikaba bigaragara uyu nguyu mbonye atajya avugana nawe umpaye ubusobanuro ndabwemeye ariko mumenye ngo ndi Mayira kandi ikiri inyuma ya Mayira ntabwo mukizi muranyumva neza urakumva nawe uranyumva ntabwo mukizi umunsi ibintu nabikurikiranye nkamenya ukuri neza reka mbabwire hagati yawe nawe ibi bintu mubitekerezeho mubikurikirane murebe impamvu iri gutuma jewe hari ikidobya ndi kubona ibi bintu mubyigeho ariko bose turabizerwa ngiye genda yihuta ubwo jewe ibyo ari byose ngiye kuvugana na wa mukobwa sinzi niba nakwishyura aka kanya ariko urampamagara wowe umbwire fagitire y'ibintu byose bongere nta kibazo ariko mwitwararike sha bose urakoze Keve. umutima warumvuyemo uriya bosi nubwo ubona atwita hari inshuti nziza ari umukoresha mwiza uzatinye Mayira yarakaye nawe uramuzi se ni karibu Mayira. Star. Inkweto mba nazisize hanze. Ariko hari utundi dukweto no kutatubonye ku ruhande twinjiza mu nzu. Ubundi se ntutuzi ntubizi aho tudushyira. Ni byiza kabisa mwamamagaye nahise ariko nari mbyiteze. Nari mbyiteze nyuma yo gusura biriya bikorwa ko mutagomba gutinda kumpamagara. Erega buri iyo umukozi yakoze neza ukaba ufite n'umukoresha akagushima buriya biba ari byiza cyane kuko nanjye buriya ngira abantu nkoresha iyo bakoze neza ndababwira ngo bakoze nkareba n'ikindi kintu nkora kibasha gutuma nyine ibintu bigenda neza no mu gihe gikurikiye nk'igise Mayira buriya hari igihe nubwo ndi umukene hari igihe abakozi banjye njya mfata nk'ibihumbi nka 200 nkabaha bitari mu mushahara kandi ubona ibintu mba ndi gukoresha ari ibintu biri hasi ntanswe twebwe tuba twakoresheje miliyoni za magana urumva nanjye nk'umuntu washimwa nyine andi mafaranga se atari ku mushahara kugira ngo ushime erega buriya ntabwo umuntu w'umukozi nkanjye buriya nanjye bisa nkaho narenze kuba ndi umukozi ndi umuntu ureberera kampani yacu nubwo mfite bosi ari wowe
ariko buriya nanjye urabizi ko mba mpari rwose. Oya turi na famiye nta kibazo. Cyane. Turi nka famiye. Rero buriya ibintu mbona bitari kugenda neza ndabikosora. Uzi ukuntu njya ngira isoni iyo unshyashye umbwira uti ko ibi n'ibi bitakozwe. Bone ibya ya mafaranga se mwashakaga kugira kuko nabonaga ubu noneho yarakenewe. Yarakenewe. Muyampaye ngahita ngenda nanjye. Buriya nta nubwo uzi ko nta mafaranga ya kampani njya njyana mu rugo. Niki? Umwana nta kibazo nta wundi muntu uri hano. Ninjye nawe. Nizere ko akazi nabwo ariko wagakoze neza. Nta kibazo. Kashu. Buriya wampaye akazi. Nagakurikirana neza. Kandi urabizi ko byizewe cyane. Amakuru nyine naragenda gushakishiriza ariko nakemura barabivuganye barabizi. Umubwiye se ko nagutumye kuneka amayira. Oya, urumva nyine nagiye mbinyuzaho ntavuze ko ari wowe wari bambwiye icyo kintu ariko njye nk'umuntu dukora nk'umupatina wanjye. Ntacyo upfa kuba bitari. Amakuru nyine urumva nijye nyafite njyewe. We ntabwo yaza. Bimeze bite se? Ariko amakuru mfite urumva ntabwo nyafite neza. Nyine se bimeze neza. Narasuje kumenya icyo udafite amakuru. Nyine ndacyashakisha neza ngo nzabuhe gahunda neza ukuntu ziteye. Ariko ukuntu bimeze hari hafi sima 150 n'izindi gutyo. Ntabwo nyine nafata amakuru neza kuri iyo keka ngo menye umubare waza ariko ndacyabikurikirana. Ushobora kuba zaranyihejwe gusa ndimo ndacyabikurikirana niba mu guha amakuru yizewe. Manyira ko ashobora kuba azi kunyereza. Nyakoresha nyine muri biriya bikorwa. Numvaga se buriya habonetse nka miliyoni nk'icumi mukaba muyampaye. Atabonetse se? Nanjye se ko mba nzi ko haba hari kandi tugomba gutangira no gushyira ku isoko nyine nk'uko mwari mwabizi. Ariko nahise ntanguranwa ntanamenya n'icyo mpambwiraga. Utoshaka amafaranga. Ariko mabuja reka se ko ndeba muri kure cyane. Sinavuze amagambo menshi nkababuza kuvuga. Buriya ni ukuvuga ngo gusa ko ari amafaranga miliyoni 10 ni izigendanye na kampani. Nabonye wabaye ukundi kuntu aharugira ngo ni kagashimwe narindi kwaka. Gusa ndagakwiriye. Kubijyanye n'amafaranga byo rwose mungeneye nta kibazo. Tukugeneye ko se amafaranga atabonetse kandi ndimo ndakubwira ngo amafaranga igihe cyose ubona amafaranga. Atabonetse se. Ntabonetse. Buriya rero ibintu byose ntabwo agaciro. Ntabwo ishimwe riva amafaranga gusa. Iyo umukozi yakoze buriya rwose yatara amafaranga se ikindi ni iki? Ase mabuja naka kantu nabonaga kantu. Mayira. Karame. Turumvikana. Uba utaramenya n'icyo naguhamagariye uranzana ku busutwa bwawe. Ega nari nisanzuye numva ko wisanzuye n'umutwe wawe wisanzuye aho se wicaye urafunganye ndakwiyamira. muragiye